Bavandimwe mukomeje kudukurikirana kuri urubuga rwacu rwa Gralac Inside. Icyo twakwisabira ni ukugira ngo ukande subscribe nurangiza ukande kunzogera ugende ubona amakuru yacu uko agenda kugeraho gatanu kuri gatanu. Urakoze mu kanya gato inkuru irambuye. Mu Rwanda aho ikigo gishinzwe imikoreshereze y'ubutaka kisaba abayobozi b'uturere twose tw'igihugu gukemura ibibazo by'amasambu y'abaturage yabaruwe nk'atuwemo kandi hari igice cyayo gihingwamo, bigatuma abaturage bacibwa imisoro batabasha kubona. Inkuru mugenzi wacu uri i Kigali mu Rwanda Asumuta Kaboyi abagezaho. Iki cyemezo kiramutse cyubahirijwe kizasubiza impungenge z'abaturage batari bake bari biteze gutakaza amasambu yabo kuko babuze ubwishyu. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika, Madame Esperance Mukamana yasobanuye ko mu ntangiriro z'uku kwezi bandikiye za njyanama z'uturere basaba kwihutisha iki gikorwa bagakura abaturage mu myenda bashyizwemo bidakwiriye. Mu minsi nk'ibiri ishize twandikiye abayobozi b'uturere tubasaba yuko za njyanama nk'uko zibifitiye ububasha zakongera zigaterana kugira ngo abaturage basonerwe iriya misoro, kuko abenshi usanga nta bushobozi bafite bwo kwishyura, ugasanga nyine bafite inkeke cyangwa se umutima uhagaze, kuko urumva iyo ufitiye leta umwenda ntabwo uba utuje mu mutima wawe. Kugira ngo rero ibyo birarane biveho, ariko noneho ubu dutangire bundi bushya twubahiriza itegeko, kuko itegeko noneho ubu ngubu rishyiraho ariya mahoro atangwa n'inzego z'ibanze. Ubu ngubu ntabwo bazongera gusoresha umuntu ku kibanza kitujuje ibisabwa. Ni ukuvuga ngo ikibanza, kugira ngo ubutaka bwitwa ikibanza, ari ahantu haba harakaswe ibibanza bijyanye n'igihe nyine bifite ibyangombwa byose kugira ngo ikibanza cyitwa ikibanza, hari ibikorwa remezo n'ibindi, haba haciyemo imihanda, bashyizemo amazi, umuriro, ibintu byose bisabwa kugira ngo ikibanza kibe cyujuje ibisabwa. Ibyo rero ubu noneho ntabwo uwo muturage azongera gusoreshwa ku butaka butakorewe ibyo by'ibanze kugira ngo koko bwitwe ikibanza cyujuje ibisabwa. Mu biganiro binyuranye Ijwi ry'Amerika ryakoze kuri iki kibazo, abaturage bakomeje gusaba ubuyobozi guca inkoni zamba bagahagarika kubishyuza imisoro badafitiye ubushobozi. Birebye ubutaka utuyeho n'icyo ubukuraho usanga amafaranga y'imisoro ari menshi, ugereranyije n'ibyo dusaruramo ntabwo amafaranga yabona. Kuyabona uri umuturage ntabwo byoroshye, erega abantu bafite inzara n'ubukene. Umuturage yemba afite isambu nka hegitari 3 yari iri mu buhinzi, yari isanzwe iri mu buhinzi. Umuturage ukaza ukandikaho ku cyangombwa cy'ubutaka ko iyo sambu izasorerwa 800. Nk'icyo twibaza, uwo muturage 800 ntaho azabikura. Abaturage aho bahagaze ubu, we avuga ko leta niyishaka izaza ikayitwara kuko ayo mafaranga ntaho yakura. Ikigo gishinzwe imitunganyirize y'ubutaka gitangaza ko inshuro nyinshi amakosa yagiye akorwa na za njyanama z'uturere yari agamije gushakira umutungo uturere bakoreramo. Ahantu henshi bagiye bahindurira abantu imikoreshereze y'ubutaka kubera yuko basanga ako karere hari imisoro kagomba kwinjiza. Ubwo rero icyo tugomba kwibandaho ubu ngubu ni ukubahiriza igishushanyo mbonera. Amakosa yabaye mu cy'ubushize, uburyo master plan itagiye yubahirizwa, uturifuza ko yakosorwa, inzego zose zigakora. Ni ukuvuga ngo twasabye uturere twose mu gihugu yuko njyanama zongera gusuzuma bakareba abantu bagiye basoreshwa mu buryo budakwiye basonerwa. Tuvuge wenda umuturage yari afite icyangombwa cyanditseho ubuhinzi, njyanama iraterana, ni urugero iraterana iravuga ita ahantu ntabwo hakiri ubuhinzi, tuhagize gutura. Niba tuhagize gutura, urumva ubundi ubutaka bw'ubuhinzi muzi ko iyo butangije hegitari 2 ntabwo busoreshwa. Urumva mbere ntabwo yasoraga, ariko noneho bahinduye land use cyangwa imikoreshereze y'ubutaka bakavana mu guhinga bagashyira mu gutura cyangwa se mu bucuruzi, icyo gihe baramubarira imisoro. Noneho ugasanga tuvuge umuturage guhera nko mu 2013 turangije kwandika ubutaka, bahise batangira kumubarira imisoro, ubu hakaba hashize imyaka 6 bamubarira. Nta faranga na rimwe afite ryo kwishyura. Ni ukuvuga ngo ibyo birarane biragenda byiyongera. Icyo twasabye ni uko njyanama yongera igaterana, akaba bavanaho kiriya cyemezo kubera ko babifitiye ububasha kugira ngo ubwa butaka busubirane imikoreshereze yabwo ya mbere, kuko n'ubundi ntabwo ari ahantu hari hujuje ibisabwa kugira ngo habe hakwitwa guturwa. Noneho nibamara kubyemeza, twebwe dushingire ku byemezo bya njyanama tumukosorere. Ibibazo byo gusoresha amasambu byasaga nk'ibitarabonerwa ibisubizo, ku buryo hari abaturage batari bake bari barahisemo guceceka barindiriye amaherezo yabyo. Ntabwo tuzi iki tutegerejeho, tubyumva kuri radio ngo harimo ibihano. Harimo abantu benshi bagaragara ko badasora. Ntabwo nigeze nsora. Bizagenda gute? Nabigenza twazabikora gute se ko natwe twasanze nta bubasha bamwe tuzabona. Haraho
intambwe 20 kuri 30 barihisha umuntu 70,000 50 ko nta kazi mfite nutwo mpinze tuntunga. Nta munsi y'urugo ntaho mpinga, ni ikibanza, intambwe z'ikibanza gusa. Hari n'abayabuze burundu barekeye bicaye bategereje yuko bazabirukana ngira ngo cyangwa bakagira ahandi hantu babatwara. Ubwo leta niyo ifite ukuntu izabigenza. Amaherezo yabyo sinzi. Mu gihe iki cyemezo cy'urwego rw'ubutaka cyaba kigiye mu bikorwa, hari abaturage batari bake bazaba batuye umutwaro bahoranaga wo kuba batakaza imitungo yabo mu gihe baba bananiwe kuyisorera. Ariko hari abandi iki cyemezo cyashyize mu bukene. Abo ni abagerageje kugurisha amasambu yabo ngo babashe kwishyura imisoro ya leta. Ubu babayeho batagira isambu namba. Nta mibarizwa y'abagiye bimuka aho bari batuye bamaze kugurisha amasambu yabo, amafaranga akabashiriraho batabonye andi masambu. Ariko ikizwi nuko benshi bagiye berekeza mu ntara y'Iburasirazuba, cyane cyane mu gice cy'Umutara, aho babwirwaga ko hari amasambu kandi ya make. Leta ivuga ko iki cyemezo kizasanga baramaze kwishyura ayo mafaranga batazayasubizwa, ariko byibuze bazakosorerwa ku buryo mu gihe gitaha batazongera kwaka amafaranga atari ngombwa. Leta y'u Rwanda ariko yakunze kubwira abaturage ko iki cyemezo kitaje gukuraho isoreshwa ry'ubutaka ku baba batuye ahagenewe guturwa kandi bafite ibyangombwa byose.